Yesu Kristo ashimwe cyane. Turashima Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ku gice cya 28 cy'Itangiriro. Ngira ngo icyo tugezeho tuganira dukoresheje buno buryo. Duheruka tuganira ku gice cya 27, cyari igice kirekire cyari gifite parts nyinshi, ibice byinshi, ariko cyari cyiza. Uko ugenda ufashwa, uko Umwuka Wera akuganirije, ujye udusangiza muri comments, twungurana ibitekerezo. Niba ari ibibazo, niba ari ibitekerezo, dusangize. Reka dusenge Imana dutangire tuganire kuri iki gice cya 28 cy'Itangiriro. Data mwiza, turagushimiye, turagwimbaje, tugushimiye ko twitayeho kandi ufite umwuga mwiza. Twakiriye imbabazi zawe, twakiriye imbaraga zawe, twakiriye umugisha wawe mu izina ryawe Kristo. Tugushimiye ko dutangiye ukwezi kwa 8. Hari ibyo wavuganye natwe mu mwaka ushize, hari uburyo waduteguyemo uko tuzagenda tuba muri uyu mwaka. Tugushimiye aho tugeze. Tugushimiye rero bw'uku kwezi, tuzi ko hari gahunda ikomeye iri gutegura mu gihe gisa n'iki. Tujya twumva amakuru hirya no hino agoranye mu buzima, mu nguni zitandukanye, ariko niwo uturinda. Ushimwe rero ko tugezeje aya magingo ngo igishoro cya mbere nuko turi bazima, nuko bisobanuye ko ukidufite umwami mwiza. Tugushimira rero ko uyu mwanya mwiza ko tugiye kuganira kuri igice cy'Itangiriro ibice 28. Turagutumiye kugira ngo tuganirize ibyo tugomba gukora isi yose nibona imirimo yawe myiza dukora, twese duhimbaza izina ryawe Kwayo Kristo Wacu. Amen. Muri gihangana hano tuba gripe tuba turaho, ariko ntago tugomba kutubuza gukora umurimo w'Imana. Umutwe wa mbere ifite imitwe ibiri, ntago ari kirekire nk'icyushize. Umutwe wa mbere uravuga ngo Isaka yohereza Yakobo i Padanaramu gusabayo umugeni. Ngira ngo abafite gahunda yo gushaka kubaka urugo, iyi topic ishobora kubabera nziza. Babe hafi cyane. Ni topic nziza ngo Isaka yohereza Yakobo i Padanaramu gusabayo umugeni. Uwo ni umutwe wa mbere. Undi tuzasorezaho ni ngo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Nkuko bisanzwe murabizi ko aho tugereje tuganira ntago buri gice ntago gikunda gufata iminota myinshi. Rero aho iyo minota igeze tugarukiye dukomereza aho utaha. Hari igihe iyo tuganira gutya Imana igenda iduhishurira ibintu bitandukanye. Rero niyo mpamvu n'ibice hari igihe byiyongera cyangwa bikagabanuka, ariko akenshi ibice bikunda kujyana n'iyi mitwe iba ihari. Dufite imitwe ibiri. Umutwe wa kabiri ngo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Ngira ngo rero n'ubundi muntu ngira ngo nta muntu udakunda kugenderwa n'Imana, kubonekerwa n'Imana. Ubwo rero nawe ube hafi kugira ngo wumve tuganire uburyo Imana ibonekera abantu, uburyo Imana iganiriza abantu. Kubonekera, kuba Imana itubonekera bisobanuye iki? Utangire rero ku gice cya kuri part 1. Isaka yohereza, Isaka turamuzi, noneho ari kohereza umuhungu we Yakobo. Yari afite abahungu babiri, Esawu na Yakobo. Turibuka ko tugarutse inyuma gato, Esawu na Yakobo bari bamaze gushwana. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo
mu gushwana kwabo bari bapfuye umugisha. Hari n'ibindi bapfuye Esawu ari kurira asaba umugisha. Twabiganiraho cyane bikomeye, tubona ko ari ikintu gikomeye cyane, uburyo Bibiliya ivuga ngo yamuriganije umugisha. Nuko tubitekereza, nuko tubyumva, ese bisobanuye iki? Ariko dukuramo ikintu cyitwa kuba maso kugira ngo hatagira ukwambura ikamba ryawe. Haleluya. Ndumva ntangiye gufashwa cyane. Kuba maso, Bibiliya iratubwira ngo kuba maso hatagira ukwambura ikamba ryawe. Mu Byahishwe niko havuga. Iyo bavuze ikamba ni iki? Hari ikamba tuzambara mu ijuru, ariko hari n'ibindi imigisha Kristo avuga ngo azadukubira inshuro 100 mu isi tukiri mu isi. Nikamba ibintu tugeraho mu isi, nikamba ubu ni icyubahiro. Tube maso. Kuba maso ni iki? Hari ibintu bikwiye kudufasha kuba maso. Maze iminsi mfashwa n'ijambo ryitwa ngo gukora neza. Ashimwe cyane. Kugira neza. Gukora neza, Bibiliya yo ikunda gukomeza kuvuga cyane imirimo myiza. Ariko iyo tuvuze imirimo myiza, hari igihe twumva tutabisobanukiwe neza. Ariko niki? Gukora neza ni imbuto z'umwuka. Kwera imbuto z'umwuka. Abigishwa banjye ba Kristo niko yavuga, muzabamenyera ku mbuto bera. Maze iminsi ufashwa n'iryo jambo cyane. Mbese kugira ngo umuntu yere imbuto bihera he? Biza biti. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ntandukiriye, biraza kungura narinde gusubiza ikintu cyitwa kuba maso. Kuba maso sinzi niba ari kiri buze kuza ari ariko kiraza ari nk'ifumbire. Ifumbire mvuga ni gute? Yesu aravuga ngo ndi umuzabibu kuri muri amashami. Nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzajya habwa. Ishami ritagumye kuri nge muzabibu riracibwa. Niko Kristo avuga. Ubwo bishatse kuvuga ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Noneho rero nkabikura he? Bibiliya iravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mubanze guhagarara ku munsi mubi, kuba mushikamye. Hari umunsi mubi uburi imbere udutegereje. Ngo inzira zose ngo ntabwo ari kaburimbo, niko tujya tuvuga. Yes. No rero ni ibiki bidufasha guhagarara tudatsinzwe? Ngo mutware intwaro zose z'Imana. Rero kuba maso nabishyira no muri sanse y'intwaro y'Imana, kuko Bibiliya nivuga ngo mube maso. Muri izo ntwaro irabivuga ngo musengeshe umwuka iteka, ngo mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga mube maso. Sinzi ahantu abishyiraho gutyo, ariko naryo numva ririmo musabira abera bose. Kuba maso rero niyo wafata kuba maso ukabikubiramo ziriya ntwara zose z'Imana. Iyo wizeye uri maso, iyo gusenga uri maso, iyo ukiranutse uri maso, iyo ufite ukuri uri maso, iyo ufite ijambo ry'Imana uri maso. Kuba maso ngo kuba maso, ngo mube maso hatagira ukwambura ikamba ryawe, byaba ibyo mu isi byaba n'ibyo mu ijuru, cyane cyane ibyo mu ijuru. Kuko umuntu nitumenya ntabwo ikamba ryo mu ijuru, hari igihe tuvuga ngo Yesu yaradufatiye n'iki. Icyo yatweretse Kristo ni inzira. Yaje kutwereka ko hari uburyo bwo gutsinda icyaha. Niyo wageramo bwo gutsinda kunesha iyi si, kuva muri iyi si, kunesha Satani, kunesha iyi si. Katuvuge ko ari kunesha isi. Hari uburyo ushobora kuba muri iyi si ukayivamo uri umuntu w'Imana.
nicyo yaje kutwigisha ngo nubwo wagera ku rupfu, kuko urupfu buri wese ararutegereje. Yesu yamaze imyaka 33, hari abandi bamara ukwezi, hari abandi bamara iminsi cyangwa se amasaha ku isi, ariko buri wese afite igihe yategekewe cyo gupfa. Ese icyo gihe nigeze kubabwira ko Imana yigeze kusangira ambwira ngo mu mirimo ugende mukora imirimo myiza. Cya kintu kiragarutse cy'imirimo myiza, ngo imirimo yawe myiza ugenda ushyiraho akadomo. Turacyari muri bya bintu byo kwitegura rya kamba ryo mu ijuru. Ugenda ushyiraho akadomo, kuko ngo nubwo imperuka iriyegereje, nubwo yatinda, urupfu ntirutinze, buri wese agira imperuka ye. Hasiba ngo imperuka yawe ni urupfu. Buri wese muri bisi afite ale bisi ahantu ahagarara, bus stop. Kandi uwo munsi ntabwo agakwiye kuza ari ikibazo gikuba cyacitse ku muntu w'Imana. Oya, uze yiteguye kuko umurimo waba yawurangije. Niyo mpamvu yaravuga, Imana yarimo irambwira ngo iyo message nguhaye uyihe n'abandi. Imirimo dukora ugenda ushyiraho akadomo, kuko igihe kiba cyegereje. Ntabwo tuzi imyaka tuzamara, kuko tutazi ngo tuba tuzi iyo tumaze, ariko ntituzi iyo dusigaje. Kuko tutazi iyo dusigaje, dusiganirwa gukora neza kugira ngo ikamba ryacu zabe rimeze neza. Haleluya. Ni nko kuvuga ngo dufite ikizamini, uri kwitegura ikizamini, ngira ngo hari uburyo ushyiramo courage. Imana yaravuze, Yesu Kristo niwe yavuze ngo abantu b'isi, abana b'isi baturusha ubwenge, kuko bazi uburyo bashakisha ibintu n'umwete. Nanjye nkavuga ngo mureke uwo mwete dukoresha dushaka iby'isi tuwuzane tuwukoreshe mu by'Imana, urebe ikiri bube. Haleluya. Twaba turi kuvuga kuba maso rero. Esawu, kuri ibyo navuganiye, tasubira kuri Esawu. Nukuvuga ngo Esawu na Yakobo. Esawu ararangara, Yakobo amutwara umugisha. Ntabwo twasubiramo, dushaka kuhaganira tuzajye muri comments y'ibyice twasomye tuganireyo. Amutwaye umugisha, arahunga. Mu guhunga rero, bari gutegura guhunga, niho haje igitekerezo cy'uko ngo rero niba uhunze mu gice cyashize, mu mirongo isoza igice cy'ubushize, nivuga ngo niho vuga ngo Esawu ashaka kwica Yakobo. Bagera ku murongo wa 43. Nuko rero mwana wanjye nyumvira, haguruka uhungire i Harani kwa Labani musaza wanjye. Umarane nawe iminsi itari myinshi. Habaye nje guhunga, agiye kumara iminsi, kandi iminsi itari myinshi. Azaba akora iki? Ugeze aho uburakari bwa mukuru wawe buzashirira, azaza ari uko uburakari bwashize. Ubwo nicyo gihe agiye kumarayo. Ugeze aho inzika ya mukuru wawe izakuviraho, akibagirwa ibyo wamugiriye, maze nzabona kugutumaho ugaruke. Nicyo cyatuma mbapfushiriza rimwe mwembi. Nuko ibyo biratambutse, twatumenye yuko agiye yahunze. Ariko hazaho ikintu kino turi gusoma ku mutwe kivuga ngo Isaka, wa wundi urimo aramwohereza, bababyeyi be barimo baramwohereza, ngo yohereza Yakobo i Padanaramu gusaba y'umugeni. Turaze tuhamenya hariho numva ko agiye ahunze, ariko bamuhaye misiyo yo gusaba umugeni. Imana tugiye neza cyane. Nari nkivuga kuri icyo kintu cy'imbuto gukora neza. Ni ukuvuga ngo intwaro z'Imana, ngo mutware intwaro z'Imana ngo tubashe guhagarara ku munsi mubi, urahari wo ntwabura kubuhari.
tudatsinzwe noneho n'umubisha Satani. Imana ishimwe. No ngo izo ntwaro ni iki? Mvuze ho gato no kuvuga ngo nazise ngewe ifumbire y'igiti kigomba kwera imbuto z'umwuka. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo kugira ngo nere za mbuto urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda, bizansaba gutwara za ntwaro z'Imana, kuko izo mbuto ngo zirageragezwa, niko tujya tuvuga. Ntabwo rwose byoroshye gutanga urukundo, ibyishimo, amahoro, izo mbuto zose. Intwaro z'Imana ziri mu Befesi ibice 6, imbuto z'umwuka ziri mu Bagalati ibice 5. Ubwo rero Yesu akatubwira ngo numuzabibu kuri turi amashami, tugomba kwe ngo nicyo mbahamagariye, ninjye wabatoranije kugira ngo mugende mwera imbuto zigumaho. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 15. Imbuto kandi zigumaho, ntabwo ari izigiye runaka, ni izigumaho. Haleluya. Ngo yaturemeye, Abefeso ibice 2, yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Hahandi iyo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Nuvuga ngo nta kindi yaturemeye. Ni ryo jambo rimaze iminsi rifasha gukora neza, kugira neza. Intwaro z'Imana zibe hafi kugira ngo zibifumbire. Ninshaka kwera imbuto nzabanza mfumbire. Nuvuga ngo ifumbire, Bibiliya nitubwira ko Imana ariyo mubibyi. Niba yitango parable of sower, umugani w'umubibyi. Imana niyo mubibyi, ibiba imbuto. Iyo imbuto bavuga four kinds of soil. Ni bavuga ibice 4 by'ubutaka. Ubutaka bwo ku nzira, ubwo ku rutare, ubutaka burimo amahwa, n'ubutaka bwiza. So Imana niba biba ikeneye ko ubutaka bwacu buzare ubutaka bwiza. Ubutaka bwiza bugomba kuba bufite ifumbire. Ifumbire ni intwaro z'Imana. Igiti y'ambuto izakura neza, yera imbuto z'umwuka. Kiba igiti cy'inganzamarumbo, ngo inyoni zo mu kirere n'ibiki, nyamaswa zo mu ishyamba zibona igicucu. Nuko we have to become that big tree, igiti cy'inganzamarumbo. Noneho rero tugarutse hano, twatubirimo turiga kwa maso, uko nyine nibyo byagoye Esawu, umugisha we uramucika. Hano mu murongo wa mbere avuga ngo Isaka ahamagara Yakobo, amuhesha umugisha. Imana ishimwe. Isaka n'umubyeyi, ni papa, ahamagaye umuhungu we, arimo arahunga. Umuhungu we arimo aramuhungisha, amuhesha umugisha. Aramwihanangiriza, ntuzarongora umunyakananikazi. Naratangaye ahangaha. Umunyakananikazi aho niho bari barimo baraba, niho bari barasuhukiye, niho bari muri iyo minsi batuye. Mwibuke ko n'igihugu Imana yasezeranije sekuruza Aburahamu, igeze ku Isaka yarakimusezeranyije, na Yakobo buriya byose shaka kuzakimusezeranya, sinzi turaza kubibona neza. Aha naha Imana yabasezeranije ni mu banyakananikazi, mu banyakanani. Nubwo batuye bafite isezerano ryo kuzaba ubutaka bwabo, wakwibaza no kubera iki ari gusubirayo. Ni igihugu azabamo, kuki atahagumye? Bibaye ngombwa ko agenda agahunga. Twabonye ko ahunze mukuru we. Icyo ni kimwe, ahunze mukuru we. Ni ngombwa muri bya bibazo twibaza buri munsi, ni ngombwa guhunga. Kuki ahunga mukuru? Kuki ajya kureba mukuru? Icya kabiri, kuki avuye mu butaka Imana yabasezeranije akagenda? Turabizi ko atazamara iminsi myinshi, icyo turakibutse. Ikindi, arimo aramuhesha umugisha
which is good. Umugisha umubyeyi, mwibuke umugisha yamusabiye cyagiye amaze kumukarangira inyama, ntabwo tuhagaruka. Umubyeyi arimo arahesha umwana umugisha. Icyo ni ikindi ngo noneho ntazarongore mu banyakananikazi. Icyo gihugu nicyo azabaza, nicyo Imana yabasezeranyije kuzaba kubera icyo atagomba gushakamo. Abanyakananikazi ni bantu ki? Aho handi se ashaka kujya ni hehe ashaka kumwohereza? Katwumve. Haguruka ugipadanara kwa Betuweli sogokuru. Umva agiye muri bene wabo, usabe y'umugeni mu bakobwa barabani nyokoro. Aho nahoze twahoze twibaza, urumva ni bene wabo se muri iki gihe. Ntekereza ko hari huzuye abantu benshi, kubera icyo arimo arakujya muri bene wabo. Hari ikibazo nabajije ejo bundi, nasomye mu nkuru ya Dawidi yabyaye abana benshi ku badamu batandukanye. Noneho Amunoni akunda Tamari, urukundo yamukunze we wose nsindi burujyemo, aramwifuza, arirwaza. Umushuti we aramushuka ngo yirwaze, amutumeho aba ari umurwaza kugira ngo baryamane. Tamari ahageze, hari ijambo rero nabajije ejo bundi ngo namwe muri comments mumfashe. Ahageze Tamari amukarangira, abantu agiye kumugaburira, Amunoni arababwira ati abandi nibiheze bagende isanzure. Tamari abonye ibyo agiye gukora, aramubwira ati iryo kosa ryaba ari ribi, ikizira muri Isirayeli. Icyo ni kimwe nyine amakuru sinzi icyo yisi kizira icyo ari cyo, ariko munsi gato icyo nshaka gutindaho ni iki ngiki. Yaramubwiye ngo iyo ubu uramutse unsabye gusaba umugeni, murabyumva, unsabye data Dawidi ntago yakunyima aho gukora ikosa ringana gutyo. Donc nicyo ngicyo iryo jambo rero yamubwiye ngo unsabye data ntiyakunyima. Ubundi urumva bose bavuka kuri data papa umwe, kandi ntibivuze ko hatari hari indi miryango. Kubera iki? nta rindi jambo yamubwiye, ariko akaba azi neza yuko mu bisaza na mushiki bishoboka ko babana, ntago yamumwima. Nkabaza nti kubera iki uyu munsi biba ikibazo? Sinzi niba hari imiryango cyangwa se hari ubwoko bino twita ubwoko bubikora, musaza na mushiki bubana. Kandi no muri Bibiliya hari ahandi, ngira ngo ni mu isezerano rya kera mu mategeko, wenda ngira ngo niho havuga ngo ho havuga umusaza na mushiki ntibakwiye kuryamana, niba mbivuze neza ibintu nk'ibyo. Ariko Tamara akagaruka akavuga ati njye unsabye data yakuma. Numva ni nko kuvuga ngo mu yandi magambo ngira ngo byaba binyuze mu nzira nziza, icyo cyo nticyaba, wenda mvuge mu yandi magambo cyaba cyejejwe. Ko muri iyi minsi ho bidakorwa bimeze bite? Kahita ngaruka kuri ijambo noneho ngo uzagende kwa Labani mu nyokoro usabe umugeni. Uwo ni mubyara we. Ese kabaza nti ese muri iyi minsi kubera iki ibintu nk'ibyo byo bidakorwa? Kuki bidakorwa? Bigenda biti? Ko iyo hari ababivuzeho sinzi, bo haravuga ngo ababyarana hano kwa Tamari ho byari musaza na mushiki bari close, begeranye cyane, ibintu nk'ibyo. Iyo hari ubivuze wumva bibaye ikibazo. Donc Bibiliya ikintu dufasha ni ukugira ngo dushyire ibintu kuri gahunda, kuko tumenye ese kuganira n'Imana, icyo Imana ihishura ni iki. Okay, ngira ngo wenda uramutse ubibajije ababyeyi
muri iki gihe abantu bakuru ushobora kukubwira ngo ibyo byo nta kibazo twabyemera, ariyo po ya nyuma ihari, ariko bakakubwira bati ese ahandi waguze abageni, icyo bavuga ngira ngo ni nk'icyo bavuga. So aho ngaho dushakiye kuba tuharenze, turakomeza tuganire muri comments. Usabe y'umugeni mu bakobwa barabani nyokorume. Tugarutse kuri rya jambo ngo ntuzasabe mu banyakananikazi. Ni igihugu Imana imirabaha, ariko ngira ngo wenda bari abanyamahanga bafite indi mico. Biradusaba kuva mu mubiri none tugende no mu mwuka, turebe umuco dufite ni wa Kristo. Abanyamahanga kuri twe ni abadakijijwe, kabijyane gutyo. Noneho muri aba banyakananikazi, nubwo iki gihugu mu kirimo cya Kikanani, ariko harimo abantu badakijijwe. Nubwo iyi si tuyirimo irimo abageni benshi, ariko harimo abadakijijwe. Igihugu ni Kikanani, tuvuge ko ari nacyo gihugu Imana iduha guturamo, ni nk'uko iduhaye isi, ariko imira tubwira ngo iyi si harimo abantu badakijijwe. Ubwo niko njye naje tabigaruka. Noneho njya gusaba muri bene wacu, ariko ntibikuyeho ya sense, ya connection, ya relationship, ya sano y'ubuzima busanzwe y'amaraso, nayo irahari. Turakomeza tuganira. Hano nguramo ikintu gikomeye cyane, yuko ababyeyi batekerejeho umuhungu, umwana wabo bamutekerejeho. Barashimwe cyane. Kandi mu yandi magambo, n'Imana nayo yamutekerejeho, kuko gushaka ni ikintu kiza. Imana ishimwe cyane. Gutekerezwaho n'Imana, kandi ntitwirengagize ibihe yaravuyemo. Ari kwirukanka, ari guhunga, ariko muri uko guhunga ni nk'uko nawe uri mu bibazo bitandukanye, uri kubihunga, reka byite gutyo, hari gutekerezwaho n'Imana. Haleluya. Muri uko guhunga harimo haravamo n'igisubizo. Haleluya. Muri sengesho turi gukora, dusenga, dushaka igisubizo cy'ibibazo turimo, hari kiri gisubizo kirimo, hari iyindi intention. Bisaba ngo gushwana kw'abana, Imana nta kiyitungura yari ibizi cyangwa se irabizi, ariko yo iri kutwigisha twe guhanga amaso cyane ibintu bitwugarije by'ibibazo, dutumbire cyane ikindi kintu, ubushake, promises of God, standing on the promises of God. Uwishinze ku byo asezeranijwe, guhagarara ku masezerano. N'iki Imana yakubwiye, n'iki Imana yambwiye, n'ayo masezerano ufite. Ayo masezerano amaso yanjye ne kumera nka Petero ngo nyahanga amazi, inyanja, amazi ndimo n'umuraba, no, nyahange Kristo, ndatambuka. Petero igihe yahanze amaso Kristo yaratambutse, igihe abahanze amaso amazi yararohamye, Kristo amufata ukuboko. Imana ishimwe ko Kristo adufata ukuboko, nubwo hari igihe ubu ugiye kurohama, ko uri mu isi haba hari ibintu biraho bicaracara, Satani acaracara, bagenda nka roho mbi ishaka ko yinjiramo, ndagenda ni roho mbi ishaka ko ni ntare ngo yivuga ishaka wowe iconshomera. Imana ishimwe ko iri kudutekereza. Turaza gusenga mu kanya, cyangwa tugiye gusenga, dutekereze, hanga amaso amasezerano ufitanye n'Imana. Wibuka ko Imana dukunda iri kudutekerezaho, twe gutinda cyane kuba Esawu ari kutwirukankaho n'iki ashaka kutwica, n'ikindi kigeragezo urimo. Hari icyo Imana iri kuvuga hano ngo, kandi rero Imana ishobora byose acyari kumumugisha,
iguha umugisha, aracyatsindagira wa mugisha, ikororotse ikugwiza ubiteraniro ry'amahanga. Ntabwo azi igihe umwana we azamarayo ameze nk'uri kumuha amagambo yose yakavuze. Benedata, ntabwo dukeneye kuvuga amagambo meza abantu baragiye, dukeneye gukora umurimo mwiza cyangwa se gufasha imiryango yabo ariko batakiriho. No, ndanezerewe, hari ikirungutse. Ukeneye gukora uwo murimo wo ukorera hari, kereka bitunguranye bigize gute, ariko ni bya bindi Imana yavuze ngo dukorane umwete. Hari ibintu dukwiye gukora, gusiganwa. Iyo umuntu azi ko igihe cyegereje, ni ukumenya yuko uyu munsi nanjye ejo usahanjye. Dukeneye gukora umurimo n'umwete. Gukora umurimo n'umwete dusiganwa n'igihe. Abo dukorera bagihari, nanjye ngihari. Umwe wo mbikorera ashobora kuba yagiye ejo, cyangwa se nanjye ntajyari. Icyo ni kimwe. Ikindi, hari ingorora. Gukora neza, gukora imirimo myiza. Bibiliya niyo itubwira ngo ubuntu twahawe, agakiza twahawe ni ubuntu. Ariko munsi ngo nuba ngo muri cya gice cya Efeso ibice 2 ngo ubuntu, agakiza ntidutekereze ko ari imirimo myiza twakoze ngo yaduhesheje agakiza. we ni ubuntu. Ariko nyuma y'uko wakira agakiza hakurikiraho iki? Imirimo myiza. Imirimo myiza ni amakamba, niyo iherekeza abantu. Niyo idukorera umuti, reka nkoresha iyo terme. Ducingura imiryango niyo. Nudakora imirimo myiza, ubwo bishatse ngo wakoze imvasi, wakoze imirimo mibi. Kandi iyo mirimo myiza tuzayikora ko turi muri Kristo Yesu, turi mu gakiza. Ukora imirimo myiza atari muri Kristo, iyo ngiyo irapfuye. Igihembo cye aragitahira, kuko abayikora afite uwo impamvu yindi abikora. Ariko uwa Kristo arabikora ko ari ku bwa Kristo. Kristo niwe uzahemba. Turi mu isi akaduhembera n'ubugingo buhoraho twagezeyo. Imirimo myiza idukorera umuti turi mu isi, ni nayo idukorera umuti twageze mu ijuru. Niyo makamba, niyo nyenyeri. Ni nayo ituma abakristo abantu bakizwa. Ngo ariko tukayikora tuvuga ngo ni Kristo. Kuko Bibiliya yatubwira mu gitabo cy'ubuhanuzi Daniel ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka bazakanya inyenyeri. Nta kindi kizabazana nibabona ngo babone. Bibiliya muri Matayo 5 havuga ngo turi umucyo w'isi, turi umunyu w'isi, turi inzu yubatse ku mpinga y'imisozi tabasha kwisha. Ngo aba ariko babona imirimo yacu myiza, bahibaze Data mu ijuru. Mu magambo bakizwe. Urumva ko imirimo niyo makamba mu ijuru, ni nayo ikingura. Ivyo bivuga ngo iyo nakora imirimo myiza, mba ndi gukora iy'umubi, ni imvasi. Ni ibyo bintu bibiri. Kandi ngomba kwikora ariko Kristo anganirije ngo ese yikore cyangwa se nyikore. Icyo Kristo akubwira ugikore. Mani himbazo. Turi kugana ku musozo ngo akororotse. Umurongo wa 4 ngo kandi wowe n'urubyaro rwawe narwo ibaha umugisha. Umugisha wuhe? Umugisha yahaye Aburahamu. Hari isezerano Aburahamu afite bakigendera mu kugira ngo we n'urubyaro rwe. Urumva ko ni nkaho arimo arashyira, ari kuraga umurage. Ntabwo ababyeyi ntabwo bakeneye gutanga umurage abantu ari uko bagiye gupfa. Uvura tungurana ntibajye umubyeyi akeneye gukora ikintu ashobora gukora cyose cyafasha umwana akiriho, agikomeye kugira ngo ni nacyo kizafasha umwana, nacyo kizagira umumaro. Hari igihe umubyeyi atekereza kuzamara igihe kingana iki. No, hano wenda we yarashaje, ariko hari ikintu turi kwigamo ngo agumugisha kugira ngo uragwe igihugu cy'ubusuhuke bwawe. Urumva bari muri igihugu cy'ubusuhuke icyo Imana yahaye Aburahamu. Arimo aramwibutsa ko agomba kuzagaruka muri icyo gihugu kuko Imana kimuhaye. Nuko Isaka yohereza Yakobo, aragenda ajya i Padanaramu kwa Labani mwene Betuweli Umwaramu, musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Esawu. Abariho amwohereza. Turaza gukomeza tuganira
Imana duhana umugisha, ukomeze usengere muri iryo jambo mu magambo tumaze kuganira. Iki ni igice cya mbere cy'iki gice cya kitangira ibice 28 tuganira. Imana duhana umugisha.